nyuma y'igihe kinini Diamond Platnumz asa nk'uhagaritse ibikorwa bya Wasafi Media cyangwa se Wasafi TV, Wasafi FM, yongeye abigarukamo kandi magingo ngaya noneho yemeje yuko agarutse nk'umwami nyuma yuko bari baramweretse agasuzuguro ari abanyamakuru ndetse no muri rubanda, bitewe nuko Diamond Platnumz yaramaze igihe kinini ari gushinjwa kutishyura abanyamakuru ndetse baramucitse, ariko magingo ngaya yongeye aragaruka arababwira ati I'm still Simba, ati ndacyari Simba. Ni byinshi Diamond Platnumz yakoze interview nini cyane, nge nayikurikiye yose, that's why I'm coming here kugira ngo tuganireho gake gake maze ugende umenya za ndani muri Wasafi Media, Wasafi TV, Wasafi FM. Ibyo byose urabyezwaho nanjye Willis. Iki ni ikiganiro cya Story Time tukugezaho umunsi ku munsi hano kuri Afro10 TV, mbama baye gatanu kuri gatanu. Mu minsi ishize nibwo twagiye tubona muri Wasafi bavuga yuko ngo bitameze neza. Nge nakundaga kuyikurikirana na platforms zabo, nkabona nibaheruka gukora n'abakora ukabona ko ari utuntu dukeya bagenda bakora basa nkaho batabyitayeho, ukabona n'ibintu byabo ntago bibastinga, ntago birebwa, especially kuri platforms za online, ubu ndavuga za YouTube, za Instagram n'izindi, ukabona ibintu byabo biragenda slow, ariko nibwo haje kumenyekana inkuru iri muri WCB bivugwa yuko ngo muri Wasafi FM, Wasafi Media ni YouTube yabo ndetse na Wasafi TV, ikinyamakuru cya Wasafi muri rusange kitarimo gikora neza, bitewe nuko ngo Diamond Platnumz aterukaga kwishyura abanyamakuru ba kino kigo, maze bikaba ngombwa yuko nabo bamwe muri bo bivumbura bakagenda bagenda urusorongo. Noneho byagiye kuba danje mu minsi yashize, nibwo witwa Diamond Platnumz yaje ku nyubako yaho Wasafi ikorera, kinjizamo imodoka ye rwose, abona abanyamakuru bamwe na bamwe bari kugenda, aza bahamagara baza basa nkaho batera utwangushye twabo, utuntu twinshi baba barazanye aho ngaho. Wahamagaye akamutera utwatsi, bamwe baramukatira banamuvugisha, umwe muri bo niwe bamubwiye ati abanyamakuru bagushizeho ati turagiye, ati nanjye ndagiye. Diamond aramubwira ati gira hino tuvugane, aramubwira ati wapi reka ngende. Bose baragenda ku buryo inzu yayisanzemo ayihagazemo wenyine n'ibyuma bye gusa. Diamond Platnumz hanjye aravuga ati ngomba kugira ikintu nkora, atahafite icyo bita umukoro ukomeye cyane wo kuba agomba kugaruka afite imbaraga zimwe zidasanzwe. Abandi bamwe na bamwe batangira kuvuga ati maybe uko ari prank, nanjye nabibonye ngira ngo ni prank, ariko nyuma naje kubona bamwe mu banyamakuru ba Wasafi bagenda basebya Diamond bavuga ko atabishyura n'iki, nuko bagenda babivugira ku izindi platform z'abandi bantu, nza kubona kuko bya bintu byari byo, ariko Diamond Platnumz nawe yarara aho ngaho aryamiye amajanja. Nyuma yaho rero yaragiye arabyitondera, ejo nagiye ko mbona bateguje interview ati mukanya agiye kuba cyitwa exclusive. Diamond Platnumz yari yamanutse yiyiziye noneho kugira ngo ahangane nabo. Diamond Platnumz rero yaganiriye ibintu byinshi. Diamond Platnumz kwanza yabanje aganira nabo ku kijyanye n'ukuntu nyine abantu banariza hariya muri TZ bavuga ukuntu hari ukuntu nyine bihagukritika ibihangano, bihagusebya umuntu, ariko nyine akavuga ati mfite ubushobozi bwo kuba nabajyana kubarega, ariko nanone ntabwo nabajyana, ati nyine icyo nabagira inama bajye babanza bakore research bamenye ibyo ari kuvuga, ati kuko ndamutse mujyanye kandi turi kubaka industry ntabwo byari ibintu byiza. Avuga ukuntu rwose witwa Chris Brown yakoze challenge, iyi ndirimbo ye ariyo Koma Sava cyagiye ayikorana na ba Jason Derulo n'abandi, na ba Carly Harrison,
ni byinshi cyane havugiye, ariko nyine icyo ugomba gukuramo ni isomo. I Nyarugenge naho ujya wumva ngo abantu bagiye kurega bamwe, abandi bagiye kubarega kugira ngo bafate kunda, ariko nyine urumva ko Diamond Platnumz babagira inama ati mujye mwanareza ibintu mwatohoje, ariko nyine nanone ntabwo ari byiza ko wagenda ngo urege umuntu kuri polisi bamufunge kandi uzi ko muri kubaka icyitwa industry ya music muri rusange ni Nyarugenge. Icyo ngicyo impamvu ngomba kukivugaho nuko namwe murabyiziye ko bihora ari bombori. Witwa Diamond Platnumz kandi agashinjwa gushishura indirimbo aherutse gusohora, ngira ngo murayizi, yitwa Happy. No ndirimbo ukuntu ayibyinamo, imyambarire, bavuga yuko audio yayishishuye indirimbo ya Mr Forever, ndetse rwose bakavuga yuko indirimbo video yayishishuye yitwa 24 Magic ya Bruno Mars. Babimubajeho rero yabemerera babwa ati byashoboka ariko ababivuga babibona kubera ko kwisa abantu bakora ibihangano ni benshi. Umuntu aba ari hari agakora indirimbo, uri hari agakora indirimbo, ati rero njye niyo ndi hano nanjye nkagenda nkakora, tinatana bitekereje samutime ugasanga birahura. Naho i Nyarugenge murabizi ko hari indirimbo zijya zihura, ugasanga nyine byateje akaduruvayo, ngo bamwe ngo bashishuye abandi babihakana ngo si bashishuye. Ariko iyo ngo ko n'umusini yagira interview ziteye ubwoba nshuti yanjye kubwira ati ntago mbarenganya, niko babyumvishe kandi bemerewe gutanga ibitekerezo byabo. Kandi nanjye narakoze mfatanya na director na producer se, ariko nyine bigenda gutya nyine nta kundi biza gusa, ariko bitanga ikintu cyiza. That's why uyu munsi wa none ati turi kugiseringa, ibintu bimeze neza cyane. Numva icyo bita positive mentality, positive vibes. Yes. Rero nyuma y'ibyo byose ni byinshi byagiye bimubaho, nawe wabyumviye mu iminsi. Ariko noneho muri WCB yakoze icyo bita uzinduzi, arongera aratangira noneho n'imbaraga nyinshi, nyuma y'uko bari batangiye kuvuga yuko WCB igiye kuva muri Tanzania, batazi igihugu igiye kwerekezamo cyangwa se batazi n'ibigiye guhagarara burundu, ariko bongeye bakora icyo bita uzinduzi, barongera baratangira kabisa. Harimo ibiganiro ewana byari bitanakiba, maginganga byongeye byashyushye bikomeye cyane. Mu gitondo cya kare hatangira ikiganiro cyitwa Sports Arena ndani ya Wasafi, hagakurikiye cyitwa Mashamshamu ndani ya Wasafi, hagakurikiye ikiganiro cyitwa The Switch Special ndani ya Wasafi. Iki kiganiro by the way uyu munsi none bagaruye nyine abanyamakuru bari bakirimo, ariko bongemo n'undi mushyashya, nuko hakaba n'icyitwa ngo Mugahawa ndani ya WCB, ari nacyo Legend ataraba depite yahoze akoramo, uyu nguyu bita Baba Revo hamwe n'abandi bagiye batandukanye. Hari n'ikindi gikomeye cyane cyitwa The Storybook gikorwa n'uwitwa Jamari April. Ni ikiganiro giteye ubwoba kabisa, abakora ibyo bita documentaire zimwe ziri deep. Ndakubwira ko i Nyarugenge nta n'uwamwegera, nta n'uwafungura udushumi tw'inkweto zoita Jamari April. So nuko bimeze ubu WCB yongeye abarwembe. Reka nkubwiye ngo kaducumbikishiriza aha, twakavuze byinshi ariko dukora video z'iminota mike. Reka nkubwire ngo General Hero Willis tubana hano, you are welcome.